banyarwanda musharinge iyi live nimuze mwumve iby'amaso yanyu atigeze yumva n'amatwi yanyu. Bosco nakomeje guhamagarwa n'abantu benshi, ndavuga ngo difata ntabwo ngiye ndavuga ngo bavuze ngo, kandi nyirubwite ashobora kuza akavuga ngo Bosco ndashaka kubaza aya masaha turi kuvugana, manza wibwira abantu badukurikiye, numara kutwibwira hanyuma utubwire ngo uherereye, unatubwire n'impamvu natari byiza kandi umwaka ugiye kurangira. Hanyuma Rode biradiyo funga mic yawe wagiye. So nubundi nibisanzwe ni Bosco Empire na amazina yanjye bamenye kuri YouTube. Ariko amazina nahawe n'ababyeyi banyitaniye umugabo Jean Bosco. Kano kanya ngira ngo ntago mperereye mu gihugu cyanjye. Ntago uherereye mu gihugu? Cyanjye nyine cy'u Rwanda ntago ari umerereye. Wagiye muri M23? Oya natembere nkuko abandi bose batembera. None se igihugu cy'u Rwanda gisaba aba diaspora bangahe? Okay. Kano kanya nanjye nabaye mu diaspora. So ntago uherereye mu gihugu cyawe. Uherereye utuvugana? Ngubu mperereye se ntabwo ngo bakwavuga ariko ntago ndi mu Rwanda. Wow. Kubera ko urihishe rwego rw'umutekano wanjye nyine bwite. Yampaye inka se utebere bwa shyamba. Ngo ngiki? Uhari kubera umutekano wawe bishatse ndapfuye. Umutekano wanjye niyo mpamvu nabibuze ko bwana umerereye ngewe. Dore hasi bari kwandika oya yaratorotse. Abandi bati ari Uganda ndapfuye. Dore muri comment. Bosco yaratorotse umuntu atoroka iki? Yo. Egera telefone yawe uko ndashaka kugira ngo ibi bintu byumvikane neza, ntumve neza biraza kumfasha. Ndashaka uravuze ati ntabwo uri buze kutubwira ahantu uherereye bitewe n'umutekano wawe. Waba ufite umutekano muke? Waba wugarijwe udafite umutekano wisanzuye kandi utari mu gihugu? Byagenze gute kugira ngo wisanga aho uri? Bimeze bite imba n'imvano yo kugira ngo wisanga aho uri tujye gutangira umwaka ukajya kurangiriza umwaka mu gihugu kitari icyawe? Bimeze bite, byagenze bite? Ni ikibazo gikomeye cyane, nanjye ntabwo nabikoze wenda binishimye, ariko numvaga ari bwo buryo bwiza nshobora kuza kuba natuza ngatekereza neza, kuko buri umuntu arimenya. Nshobora kuza gutongana nawe turi and instance nibigire ingaruka biteza, ariko twaba turi close ukaza kuza gushiduka ngiye wamvanze mu bwonko nkisanga nakoze ibintu bitari byiza. Ndavuga ati wenda abantu dufitanye ibibazo reka mbanze kwanza mbahereza umwanya, hanyuma wenda ndebe n'abantu wenda baza ko baduhuza ibibazo dufitanye n'abo bantu bikemuke, none wenda nzagaruke mu gihugu cyanjye. Abavuga ngo natorotse, ntago nge natoroka igihugu kubera ko igihugu kiri indani muri ngewe, ntago rero nakwitoroka, ntago byakunda. Abavuga ko wahunze igihugu abangaba ntabwo wahunze igihugu. Ariko se nawe azahunga ndebe ko igihugu agihunga, wahungira igihugu se he? Yego. Mukano kanje ntago mfite ikibazo n'igihugu, gifite wenda n'umuntu umwe cyangwa se abantu babiri banzengereje. Aho bavuga ati nindamuka wenda nshatse kwirwanaho nshobora kuza gushiduka wenda nakoze n'ibigize ibyaha, nshaka ko wenda nshyira a distance hagati yanjye nabo, nonze kuza wenda kuba nababwira bari buze kuza ko banyumva. Yego. Abo bantu babiri bakuzengereje rero mbere ko twinjira mu nkuru no kugarizwa bikagera naho uva mu gihugu, dusobanurire ku bantu badukurikiye ikibazo ni ikihe, bimeze bite? Hano kukirango n'abantu benshi, ama YouTube agiye ku uploading ibintu ni menshi, urumva? Yego. Ubu turi kuvugana ntabwo uri kumva kuri TikTok na connectinze no kuri X, kuri Twitter. So ndashaka kugira ngo ngutega amatwi twumve imva n'imvano yatumye wurira imodoka ugasohoka mu gihugu ni iyihe, byagenze dufitiye ikibazo. Mbere na mbere turaza kuza wenda kuba twabihera ku bintu bijyanye n'imbuga nkoranyambaga zo mu Rwanda. Yego. Kano kanya biragoranye kugira ngo nze kumenya inkuru ya nyayo n'itari ya nyayo. Ongera ijwi. Ndimo ndavuga ngo yego. Biragoye kugira ngo nze kumenya inkuru y'ukuri nakoze ku muntu cyangwa se inkuru itari y'ukuri, kuko ni inkuru y'ukuri igize ukuri hari igihe biza kurangira iteye nyirayo kubura amahwemo. Yego. Ukisanga ibyo bintu bigize icyaha. Yego. Ariyo mpamvu ushobora kuza kwibaza niba wenda gukora inkuru ari byo cyangwa se atari byo. Yego. Uri kubyumva? Ndetse rimwe na rimwe ugasanga abantu bari kubyuririraho, akaza akakubaga mana akagukoraho inkuru itabaho, ya nkuru y'ubugome bwa nyuma.
ariko we wamusubiza woroheje akagenda akajya kwirizariza. Bafite ukuntu barira nyine bazi gutera abantu imbabazi, ariko barangiyewe burya niyo nababaye ntago nshobora kurira ngo marira nyabone, ahubwo nshobora kunarakara cyane, wanambona ukagira ngo ninjye mugome koko, ariko we akagenda nyine akagatinga nk'umuntu w'inzira karengane. Bafite ukuntu wagira ngo nibyo baminujemo muri segonderi cyangwa mu makaminuza. Yego uri kubyumva neza. Yego Kano kanya abantu ndi kuvuga dufitanye ibibazo ni abantu babiri bigaragaje ku mbuga nkoranyambaga, harimo witwa DJ Brian utarabikoze rimwe cyangwa se kabiri, hakiyongeraho n'undi muntu mutipe mubi cyane ngiye ndwaye mu buryo bukomeye cyane, Burinda Habirene kaboko. So nukuvuga ngo kugeza aya masaha abantu bagutumye utoroka igihugu ukagenda ni umuntu bita DJ Brian na Irene Murinda Habi, niba nkumvisha neza? Ntago iyo mvugo turayigorora, ntago nge ngeze ntoroka igihugu cy'u Rwanda kubera ko igihugu ni njyewe, ni wowe, kandi nakutoroka ngo bikunde. Ahubwo bivuga ngo ngiye mu rwego kugira ngo nze kuza gutekereza neza, nta bintu biri kumpungabanya, kuko ndakora inkuru wenda ribita intwara. Reka nze kwanza mbanze nshyiremo wenda distance hagati yanjye nabo, bize kumfasha kumubwiza ukuri, yumve ahantu inkuru zanjye zishingiye. Ntago hagati yabo nta numwe nanga muri bo, ariko bo wangaragarije urwano ngano mu biganiro byanjye byabo bakora barabinyereka. Uri kubyumva neza? Yumva turakurikiye. Muri kubyumva neza? Yego turakurikiye. Rero sinzi wenda ikintu wenda abantu bari kwibaza, kuko ngira ngo ni byinshi nabisobanuye. Turi buze guhera ku muntu wenda DJ Brian. DJ Brian yarambabaje cyane, hamwe no mu rutango Jihad, ndetse n'abantu barambwira ngo Bosco Empire watanze ikirego muri ribo bano bantu bagahanwa, dushingiye ku cyo bita ngo ingenga bitekerezo genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ibyo ni ibintu DJ Brian yakoze, abikorera mu ruhame muri live za Instagram yakoze we n'uwitwa ngo ni Jihad. Ikintu bakoze dore ngiki, ngira ngo hari mu rupfu rwanya kwigendera Dorimbogo. Urabizi ko habayeho inkuru, abanyamakuru bakagenda bakajya mu bitaro bakazana video za Dorimbogo yarembye, ngiye nkagenda nkivuganira n'umurwaza umurwaje mukuru we bwite bavindimwe mwene wabo, amubwira ati se inkuru ziri gukorwa nizo? Akambwira ati ngende kubona uyu mukobwa ntazibye, atereka ngwereza amavideo rwose, no mukanyera ari kuganira n'abarwayi ameze neza, akankubita amavideo ya Dorimbogo. Hanyuma biza kurangira Dorimbogo yitabye Imana, ariko nta numwe wabitekerezaga. Yaba bakoraga inkuru z'ubutabazi ntibari barabizi, n'abakoraga inkuru zivuga ko ibintu biri gukorwa harimo scam nabo ntago bazi ukuntu ibintu bizarangira. Imana niyo yonyine yari ibizi. Reka nsaba abantu basharinge live, reka nsaba abantu basharinge live, igere kure musharinge abantu basharinge live. Umuntu uri ahangaha iyi live yimpera abantu batari munsi ya 5 cyangwa 10. Komeza Empire. Iyo mbango icyo gihe hasaba ibintu by'ama live nyine, abantu habaho kwataka ama channels yacu, ariko natwe turahagarara turavuga ati nta kibazo, turi buze kudefanda wenda ibyo twakoze, nta mpamvu kugira ngo wenda abantu baze kuba batugaraguriza gati. Uwitwa DJ Brian n'uwitwa Jihad bakoze live, hanyuma uwitwa DJ Brian anyita ikigarasha, avuga ko ngo ndi umuvugizi w'ibigarasha birimo uwitwa ngo Gasana Anastasi ndetse n'uwitwa ngo ni Mukanyiko. Byongeye aranancinyagurira, avuga ko umuntu utango Gasana Anastasi ari musaza wa mama umbyara. Basaza ba mama bose abavukana na mama bose b'abahungu na barumunaye bose n'abavandimwe be bose batwikiwe mu nzu muri 1994. Warangiza ugafata abantu bameze gutyo ukabazura, wamara kubazura ukabajyana mu Bufaransa, ukabagarura noneho ngo ari n'abanzi b'igihugu ngo barwanye igihugu cy'u Rwanda, ukahita uvuga ko ngo bagire ibyo bapfana ngo na Jean Bosco cyangwa se ngo Bosco Empire. Niyo twaba dufite ibyo dupfana, ntago ibyo ngibyo byo bakoze ntago ngiye bindeba kuri buze kuza kuba wabinziza ngo kanaka ngo agire ibyo apfana ngo n'umujenosideri ngo ari buze kubaho hangayitse kandi nta maraso y'inzira karengane yamennye. Ibyo ngibyo Brian arabikora ku manywa y'ihangu, abantu barambwira ati wamureze ko bino bintu ari ugushinyagura. Ngiye nabate ntago nafungisha umuntu, just ubwo ni views ari gushaka, niko natekerezaga, ariko nyuma yawe yaje kunyega ko atari views ashaka. Iyo nza kuza kwa Brian we nkwanga kano kanya bakombye kumaze umwaka urenga muri gereza, kuko ibimenyetso byari bihari, urwibutso abo bantu bashyinguyemo barahari, uwo muntu uri kuzana ntago muzi, warangiza ukaza n'ibihamya ukagenda ukanyambika urubwo ukavuga ngo yantera hamwe ngo Bosco ngo umuvugizi wa Mukanyiko ngo umuvugizi wa Gasana Anastasi, ukabikora rimwe kabiri gatatu. Iyo live abantu barayizi.
hanyuma we naza nakotinga amagambo yuko ngo usambanye abana urera ngo bakwambura ibyangombwa byo kurera imfubyi, kuko uzi neza ko ubuzima bwawe ariho bushingiye, amafaranga bagoye yo kurera abana ujya kuyibagishamo iyo mibiri yawe ngo amabuno ukajya kuyatengeneza, waragize ukaza ukibembereza ngo kwibagisha ngo ni ibintu ngo bikorwa n'abakire. Kwibagishwa bikorwa n'abantu banze kwiyakira we Brian. Ntabwo abakire bose bajya kwigira imbagwa. Hanyuma ibyo ngibyo byamara kuba kuza kundata ibintu ngo by'amagambo, ntabwo ngiye baruko nkuko Brian, ntabwo aruko nkora. Ucire birarura, ntuvuge ngo wenda ngo ni mushyashya muri showbiz, ngo uvuge ngo uraza kumfata ngo unyicire kurwara nkuko mwabigenje ku bandi. Ngiyewe ndakatikata gondeka, ndi inyama z'agasamuzuri, nta mushobora kuza kuba yanijya ngo ambwire ngo biraza kuza kuba byakunda gutyo gusa. Naho ngaho ikibazo cyanye na DJ Brian gikomoka. Muri kunyumva neza? Turakumva. Iki cyaje kuza kuba cyantangaza nuko nanjye yaje kuza kuba akora ikiganiro kwa Kasuku, avuga yuko ngo ndi umurozi, ngo ndi umuntu umufitiye urwango, ngo ndetse ngo ndamutse ngize naho mubona bishoboye ngo nanamwica, niko Brian yavuze. Ndangije ngo ikiganiro avuga ati Brian, uzi icyaha wankoreye. Abantu benshi cyane n'abayobozi bakomeye harimo n'abajyaga bampamagara ngo ati ibintu wavuze yuko umuryango wo kwa mama wawe wishwe muri jenoside nibyo, nabati nibyo, mugende mujye mu rwibutso ruri ahangaha mubwira abantu barucunga, muraza gusanga mu kwezi kwa gatanu abasigaye tujyana y'indabyo tukajya kwibuka, tukajya tugataha. Barambwira ati tanga ikirego. Nabati ntago Brian, ntago namurega, ingengabitekerezo kujya gufunga imyaka 25 cyangwa 20 nta kintu byamarira, ndapfusha ndabireka. Ndavuga ati ni showbiz, ubwo nawe yabuzeho wenda aho anyatakira mu bigarasha, nta kibazo nakomeza akora akazi ke. Ariko nza kuza gusanga yuko ibyo Brian yakoraga ntabwo ari showbiz, ahubwo ni urwango, ndetse yumva ko rugomba kuza kunsunikira mu kuzimu cyangwa se muri gereza. Ariko niba ari gereza anyifuriza Brian, nge biri buze kuba byaba bicyane, nanjye ndakuzira mu yindi shusho. Icyo utumva wenda udashobora kuza kuhabona ko nakwereka, nibyo ndibuze kuba nakwereka, nuze kuza kuba nabibona neza cyane. Ibyo ngibyo kuri Brian birarangiye. Hero, muri kunyumva? Ndakumva Bosco gatanu ku kandi. Yes. Ubwo naje kurekura Rokete, ikiganiro kimaze hafi isaha imwe n'iminota 47, nagiye kubona mbona umwe mu bayobozi bakomeye muri polisi y'u Rwanda arampamagaye. Nimero ye ndayitaba, maze kuyitaba aranyibwira, arambwira ngo ikiganiro wakoze kuri DJ Brian, niba ufite ibimenyetso wadufashije ukabiduhereza twarangiye tukamukurikirana. Naramubwiye ngo ikiganiro cyanjye kirimo content ebyiri, nena creatinzemo content ebyiri, hari ku ruhande rwanjye ndi kwataka Brian mugaragariza mu by'ukuri wenda side ye iri fake cyangwa se iri faible, kuryo nayo ngomba kuhanyura nkaba ari wo mumenera, ndetse nisunze ibyo nawe yankoreye anyita ikigarasha. Uwo muyobozi ikintu yashakaga ngo ngiye muha ibimenyetso bigaragaza ko DJ Brian yahawe icyangombwa cyo kurera abana, ndetse ngo abo bana ngo akaba basambanya. Nge nabwiye umuyobozi ndamubwira ngo nakotinze amagambo uwitwa Yago yavuze ko DJ Brian yaguze ibitsina by'abagabo yirirwa bikoresha asambanyisha abana rera. Ariko hari ibintu byateye abantu bakaza mu kiganiro cy'isaha imwe bagakatamo akantu gato cyane, barangiza bakagapostinga kuri TikTok cyangwa se kuri Instagram cyangwa kuri Twitter, hanyuma umuyobozi yaba ari kwiciraho yakabona akagira ngo koko niyo message yatambutse. Ariko nabwiye umuyobozi ndamubwira ngo ngi nabwiraga Brian ngo ni gute ukora ikiganiro kanyita umurozi, umwanzi wawe wanakwica, noneho nabavuze yuko usambanya abantu utaricara ngo bitabarozi cyangwa bitabagome, ni ikihe kintu kano kanya Brian umpora, kugeza naho ubwo ujya gufata abarwanya leta y'u Rwanda ukabazana ukabagira bene wacu, kandi nzi neza ko bene wacu bagize gute, babatwitse mu nzu bapfuye, ibyo bintu bikaba rimwe kabiri gatatu. Ntabwo nigize mbona hari n'umuntu wenda wo mu rwego rwa leta wenda bafite aho bahuriye wenda n'ibijyanye n'ubwiyunge bampamagaye bambwira ati se ibintu wenda kuvuga nibyo byanyabyo cyangwa Brian ni ibyanyabyo, bamuzane azane fact zigaragaza ko Asana Stars avindi imwe na mama wambyaye, hanyuma nanjye ndabafata mbajyane mu rwibutso mbereka bati dore basaza ba mama ahantu bashyinguye babishe babatwitse. Hanyuma tuze kuza kuba twareba noneho nawe ari kuvuga ngo navuze ngo kuri foundation ye, wibaze ko wavuze ku muryango wanjye witabye Imana we Brian ubyibuke, narapfuje ntago naguhereje.
naraguhereje ntabwo nigeze mbasha kuba nakorega ibyo ngibyo mbibamo birarangira, ariko ngiye kubona mbona n'uwitwa Murinda Habi nawe azanye noneho kudeta imwe ya danje yo kwita no ravunira mu bavita nandangiza nta na brag ikintu bita strike. Ndavate kino gihugu mfitemo abanzi barenga 2-3 ntago ndibuze kuba nakigumamo, kuko nanjye ndabizi ko ndi umusazi ngira trauma ushobora kuza kunkinisha ugatuma ngewe nsaza mu mwonko narangiza nkayisanga nakoze scandal. Ndavuga tereka ngiye kwanza mbanze mbe nkizemo metero uyu muriro bari gucana mbanze kwanza nkotere kure ningira no nsubiza nze kuza kumusubiza tutegeranye wenda biraza gushira mu biganiro hatajemo ibindi bintu bitari byiza. Uko niko naje kuza kuba nagenda bro. Hanyuma Irene we byagenze bite, mwapfuye iki? Irene nawe turaza kuza gutangirira ku gitaramo yari gutegura muri Canada, harimo icyabereye muri Sunrise Church, ubwo ni muri Vancouver, n'ikindi byagomba kuza kubera za Edmonton, Regina na Winnipeg. Icyo muri Winnipeg cyo nyango cyara na failinze ntago cyakozwe. Turaza kuza guhera mu cyabereye Vancouver n'ibyo yaje kuza kwa byabamo ibibazo bikomeye cyane. Uwitwa Murinda Habirene nk'umuntu wera ushobora kuza wenda kuba yategura content ku ruhande rwe anireba ku nyungu ze ntarebe nabo bari gukorana, yatumiye umunota Vestina ndetse na Dorcas, ariko inkuru nyamukuru kwari kumenyesha isi yuko bagiye gufata indege bakajya Canada Vancouver bazakorerayo igitaramo. Ariko yumva ko ibyo bintu bitari buze kuba byatwika kuko wenda ntago yumva ko abantu bari interesse y'ibitaramo byabari abana, ariko yarazi neza ko isi yose mu byukuri itegereje kumva icyo Vestina atangaza ku rugo rwe. Uwitwa Murinda Habirene mu kiganiro yakoze abantu bagende bakirebe, gifite titre ivuga ngo yo, ubwo ni inyuguti ya o 3 udutangaro 2 Vestina na Dorcas disi bagiye muri Canada. Mugende mwumve ku munota wa 7 n'amasegonda 30 aho niho uwitwa Murinda Habirene abaza Vestina ikibazo kivuga ngo urugo rwawe bimeze bite. Icyo kibazo ntago Vestina y'umusitari wenyine ukibajijwe, ngira ngo uwitwa Bruce Melody nawe ejo barakimubajije niba yarasenye urugo. Uko yasubije mwarabyumvise, nta musesenguzi wigeze akora episode 200 asesengura ijambo rya Bruce Melody, ko Bruce Melody ajya gusubiza yakoresheje IQ iri hejuru ku buryo niyo wajya mu kiganiro cye ntago wajya gusesengura ngo bikunde. Icyo kibazo uwitwa Kamarade aheruka kukibazo uwitwa Israel Mbonyi amubaza ngo ko bivugwa ko ngo hari umukobwa wateye inda warangiza ugahisha umwana, ibyo bintu bivugaho iki? Uwitwa Israel Mbonyi nawe yarashubije igisubizo yatanze nta munyamakuru wagisesengura. Nanjye ubwayira bati Israel Mbonyi ampaye akazi, nagiyemo nsanga yanyirukanye nta kazi mfite mu kiganiro cya Israel Mbonyi ndakabura. Ariko nje kwa Vestine nasanze harimo akazi karenga ibiganiro 100 bati Vestine umbereye boss, reka nze nipanga akazi hanyuma ngo usesengure, biraza gutuma uzamura ubwenge, undi munsi niba kubaza uzajya umeze n'ibyo usubiza. Vestine kano kanya kuba waraje ku mihanda ukidarapa, boss wawe yari yateguye, ariko we wasubije utateguye, uzana ubwenge bukeya mu gisubizo cyawe bituma abasesenguzi tubona aho tumenera turakwataka. Ugaragaza amuranga mutima yuko utishimiye urugo, n'ikimenyimenyi ukabuza umuvandimwe wawe ngo uramenye utazashaka umugabo ukiri umwana kubera yuko urwo waboneye mu rugo ni nk'urw'imbwa yaboneye ku mugezi. Kuko ubaye warageze mu rugo ukabona ari ibintu biryoshye, wahita ubwira muri wabate rwose gira nawe ushake kubera ko urugo ni ijuru ritoya. Igisubizo Vestina yatanze kiri mu ubwenge bukeya, ubwenge bukeya Vestina ufite nibwo wazize, kuko icyo bakubajije nta mustari utakibazwa. Natwe ubwacu badushinja ngo gutera ngo abakobwa mada abandi bakatwita ibiremba, ntabwo dutanga strike, ntabwo tujya kuripotinga abantu batuvuze, ahubwo turavuga ati se ibyo umuntu yavuze nibyo sibyo, niba ari byo urabikosora. Ariko umuntu burya w'ikigoryo utagira ubwenge na Bibiliya irabivuga, iyo ikigoryo gihannye kugira ngo kihane ibyo bintu kiragute kirarakara ntabwo cyo kikosora. Bivuze ngo undi munsi nukora interview bakakubaza ikibazo kumva bigoranye kugisubiza, ujye bate wenda nta kintu mbivugaho, ibyo urugo rwanjye ntago bibareba, dukomeze bibareba, hanyuma ibintu kagira gute bikaza kuba byagenda neza. Vestine twaramusesenguye, Murinda Habi yapanze vlog kuva i Kigali agera kuri airport, afata umwana w'umukobwa amuryamisha hasi ku kibuga cy'indege n'ibibuga b'indege bitagira ahantu wenda bakirira abarwayi. Niba indege hari umuntu ugenda mu ndege arwaye ntago mbizi, gusa twabonaga nyine Vestina ananiwe arembye ameze nabi kuri airport, ariko indege iramufatira mujyana. Kuri vlog witwa Murinda Habirene yagiye akubita agenda, ariko ibyo byose twabira twavuga
ati ntago bino bintu ntago bikwiriye. Mwinda habi yitaye kuri video ari gufata abana bikoreye ibintu by'ibivarisi nibo babyikoreye babijyana mu ndege kugeza naho hari umumama ari wambaye jogging ya green waje akabwira Irene ahagaze kuri escalier z'indege akavuga ati bari abana kuri kubaguvunisha. Irene abona gushyira kamera hasi aza kubateruza ibikapu kora akazi atitaye ku bana we icyo yitayeho niki just ku mafaranga. Ibi byose wabivuga akabona ukuri kwe kuri kujya hanze akavuga ati uyu muginga kugira ngo ikibazo cye agiceceke ngomba kumuzimya reka mukubita mastrike ngendeye kuba ngo yarakoreshenga amafoto yacu atabera uburenganzira ariko se amafoto y'abantu bose abantu bayakoresha murabazi. Ibaze nk'ubu ngubu nka Godfather aravuze avuga ati abantu ba prodinga live zanjye reka mbici uzi umubare Godfather yahitana kuntu ngana kuki atabikora. Uwo Pastor Claude mwise ngo ni Sebi Radio cyangwa ngo ni umugabo utagira agaciro. Uza abantu yazamuye ku imihanda kuntu bangana. Uzarebe ko ari uhereye kuri Barungi Sabe Sebi Radio ceceka Sebi Radio ariko nubwo wenda Sebi Radio ariko ntago agira ubwenge bukiye nk'ubwa Emirene mu Karitasi ushaka gufata imbehe y'abantu akayubika. Uri kwibasira reka kwibasira none se kuri kumutuka uri gukora ibimutuka uvuga ikibazo uje kumutugira kwa Godfather. Wowe icyo dukeneye kumva Bosco reka ikibazo nyamukuru ni ikihe byagenze bite kugira ngo abantu amakimbirane yavuye ariko tukagutukana noneho tugaruke tureba impamvu yagiye ubahonga. Reka dukomeze nta handi amakimbirane ntawe ngeneye gutukana kabisa. Yego ahana amakimbirane kuva dore ngaho n'ubundi nahandi biri gushingira n'ubwenge bukiye bagende bakoresha mu biganiro byabo. Twakomeje twavuye kuri airport tugeze mu gitaramo cyabaye muri Sunrise Church Vancouver ku munsi wo ku cyumweru. Ngo bari bahawe amafaranga yo kuva mu Rwanda bagategerwa indege bakagera bakora igitaramo kwa gatandatu no ku cyumweru bagaterana n'abakristo hanyuma bakaza kuvayo berekeza Edmonton bakora ibitaramo Regina na Winnipeg no muri Edmonton. Noneho bageze Vancouver dore gashya witwa Emirene yakoreye ko nanjye ubwanjye ubwo nanjye radari za Bosco Empire ngomba kuzimukurikiza zikamugenda inyuma